Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data no gufashwa n'Umwuka Wera nibibane nawe. Ngiye kuganira nawe akanya gato mvuge nkubwire ngo humura Umwami w'abami Umuremyi wa byose niwe ugiye kurangiza ibyawe. Uwo ni nde? Uwo ni Imana nyir'isi n'ijuru, ni Umuremyi w'ibiboneka n'ibitaboneka, niwe waturemye, niwe waduhanze, niwe waduhaye isi dutuye, niwe washyizeho ibikenewe byose kugira ngo uyu munsi tube duhari. Uwo rero niwe ugiye kurangiza ibyawe. Impamvu mubwira ano magambo ntabwo ari impanuka, kandi impamvu ufunguye iki kiganiro ntibitunguye Imana. Niyo rero igomba kurangiza ibyawe, kuko abandi bashobora kuba batarashoboye kubirangiza, kandi bashobora no kuba batabirangiza, banabirangiza bakabirangiza nabi. Ariko humura, Umwami w'abami Umuremyi wa byose niwe ugiye kurangiza ibyawe kandi neza. Nibutse amagambo yo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 25:21, naho Pawulo yacirwaga imanza, naho Pawulo bamuregaga kandi bakamurega ibinyoma, naho Pawulo bashakaga kumugerekaho ibyaha atigeze akora, ariko ngo ajuririra Umwami w'abami w'i Roma. Rero wowe ntabwo ikibazo cyawe kiri ku Mwami w'abami wo mu isi, ahubwo ni umutware utwara abatware, ni umutegeka w'isi n'ijuru n'ikuzimu, ni uwatanze icungu y'ibyaha byawe h'umwana we w'ikinege, ugukunda birenze uko utekereza, ushaka kuba inshuti kandi ugubwa neza. Uwo rero ararangiza ikibazo cyawe. Ikibazo cyawe kirarangizwa n'Umwami w'abami. Hari impamvu nyinshi, kandi ibi bigutere kudatekereza abantu nk'abagome, kudatekereza abantu nk'abapagani, kudatekereza abantu nk'abakwanga. Hari impamvu nyinshi. Abantu bashobora kutarangiza ikibazo cyawe kubera ubwoba, bati ibi bintu nitubikora bizadukoraho, ibi bintu nituvuga icyo tuzi bizatubera ingorane. Batekereza ku nyungu zabo no ku byago byabakurikira, batitaye ku gahinda kawe, batitaye ku kibazo cyawe. Ariko Umwami w'abami Umuremyi w'isi n'ijuru, uwo nguwo ararangiza ibyawe, kuko we ntawe atinya ngo azamugirira nabi, ntawe atinya ngo azamuhemukira. Kandi birashoboka ko atari n'ikibazo kirimo abantu, birashoboka ko ari ikibazo kirimo gusa Satani, birashoboka ko ari ikibazo gusa kirimo imyuka mibi, ariko Umwami w'abami ufite ubushobozi ararangiza ikibazo cyawe. Uyu nguyu yigeze kurangiza ikibazo cy'umuntu bari barananiwe kurangiriza ikibazo, ubwo yari yararwaye, bakajya gusa bakabona icyo bamukorera cyiza, ariko mana icyo ariko abantu nuko tumeze, nuko turenganye. Babonaga ko icyiza bamukorera ni ukumuboha n'iminyururu, ubundi bakajya bamuterera iyo hanze, akajya mu ishyamba kwirirwa azerera, nawe kandi barabicagaguraga. Ariko ubwo Umwami w'abami yahageraga bahuraga, yaravuze ngo kira. Abadayimoni bati ntabwo tumuvamo ngo dupfe kugenda kenyege gutyo gusa, dushakira handi tujya. Umwami w'abami ntiyitaye ku butunzi bw'abandi, ku butunzi bwe. Oya, nashaka gukemura ikibazo arakikemura uko abyumva, kandi ntawe umugisha impaka. None se Yesu wari uwamugije impaka ubwo yamaraga kohereza abadayimoni mu mugana w'ingurube ibihumbi bahita biroha mu nyanja? Abadayimoni, ndavuga abadayimoni, n'ibigurube bihita byiroha mu nyanja. Rero Umwami w'abami arangiza ikibazo cy'umuntu wese igihe ashakiye, n'uko ashakiye, n'uko ashaka. Ntawe atinya, ntatinya ngo ibi birangirike biragenda gute. Oya, ahubwo gusa wowe bari wowe wiringira. Kura amaso ku bantu. Abo mu muryango bashobora kutabikora kubera impamvu nakubwiye z'ubwoba, z'uko bafite bariyeri babuza gukomeza imbere. Ariko Umwami w'abami ntawe yemerwa. Arakingura ntawe ukinga, arakinga ntawe ukingura. Ubwo rero ahamije ibyawe yuko agiye kurangiza ikibazo cyawe nk'Umwami w'abami, byizere gutyo, byiringire gutyo, kandi umenye yuko kwizera nirwo rufunguzo rwo guhabwa ibyiza n'Umwami Imana. Kandi kutizera ntabwo byatuma uyinezeza. Byizere bitaraba, tangira unezererwe yuko Umwami w'abami ari urangiza ikibazo cyawe. Ntabwo abo mu muryango
ba so wanyu ba tantine ba kaka ntibashobora babaye ibikoresho by'Imana yes ibyo byakunda, ariko igihe bitabaye mu bushake bw'Imana ndakubwiza ukuri mpagaze ku maguru abiri ntawe n'Imana yuko ntibishoboka. Imana yonyine niyo irangiza ikibazo cyawe mu buryo bwayo. Imana yarangije ibibazo by'abantu benshi tubona muri Bibiliya, kandi Imana yarangije ibibazo by'abantu benshi cyane duturanye nabo dusengana nabo. Ntabwo niba ngo ubuhamya bw'abandi, tegereza ubwawe kuko nabwo buraryoshye. Tegereza ubwawe uzashima Imana, ahubwo gusa reka ngire icyo nkwisabira. Uhereye none tangira wibone hirya y'ikibazo, tangira ubone ibyawe wabisubiranye, tangira ubone ibyiza byawe ubirimo, tangira ubone uri mu rugo kandi ufite ibikwiriye byose, umujakazi w'Imana, umugaragu w'Imana. Tangira ubone uri mu kazi urimo utanga raporo, tangira ubone uri umva si wivugira ibyawe wowe gusa, tangira wizere Imana, wizere ko ibishoboye, kandi ni umwami w'abami udakomwa mu nkokora, ni umunyembaraga kandi ni umuremyi wa byose, arakora byose kubw'urukundo, arakora byose kubw'imbabazi zawe. Urakoze. Sinzi ko ubizi, ariko hari ibiganiro nk'ibi bito by'iminota 5, 6, 7, 8, nta na kimwe kirengeje iminota 10, kandi bimaze kuba byinshi cyane, hafi mu majana cyangwa se hafi 100, simbizi, ni byinshi sinibuka nanjye umubare, kandi nteganya gushyiraho byinshi cyane. Rero byakubera byiza ukoze subscribe, ukanze ako kantu k'umutuku kari aho hasi, ukazajya ubona izi nkuru. Kandi ikindi wakoherereza washaringa n'inshuti zawe kuri WhatsApp, kuri Facebook n'ahandi, kugira ngo nawe bahumurizwe ukabyarawe. Erega abantu baragowe, abantu bararushye, n'inshuti zawe harimo bafite ibibazo, ariko babwire ngo umwami w'abami agiye kurangiza neza ibyabo, ubaha aka kaganiro kagufi gusa. Yesu rero waguha umugisha, naho ubutaha.